Bakunzi ba filime yacu bise My Heart, mwongeye kwirirwa cyangwa se mwongeye kuramuka bitewe n'igihe ubashe kuba warebera iyi video tubashe kuba twabakorera muri aya masaha. So ndagira kubwire ngo rero murabona namwe ko uyu munsi filime yanyu bise My Heart itabashe kuba yasohoka bitewe n'uburyo twabashe kuba twabisezerana. Mwebwe musanzwe mukurikirana ahangaha ku YouTube channel bita The Brown Entertainment, musanzwe mukurikirana ngiye ubabwira banyita GTS. So rero mu kiganiro dusanzwe tugirana every mu buryo niyo ari we ubashe kuba yatubwira ngo tubashe kuza kuba tubaganiza bitewe n'uburyo filime yanyu bise My Heart itabashe kuba yasohoka, bitewe n'uburyo everyday tubashe kuba twabagezaho filime yanyu bise My Heart mu buryo buri analysis. Rero uyu munsi impamvu filime yanyu bise My Heart itabashe kuba yasohoka, niyo mpamvu rero tugiye kubasha twabibagezaho ngo mubashe kuba mwabibona, kandi bitewe n'ibitekerezo mugenda mutanga everyday kugira ngo tubashe kuba twakora communication kuri filime yacu bise My Heart ndetse no kubafana. So rero manzoye niba wakanze ku button subscribe kugira ngo dukomeze kuba twashigikira umuyoboro wacu wa niyo nshuti Yannick wita The Brown Entertainment cyangwa se MDTV, mwebwe musanzwe mudutega amaso umunsi ku wundi. So rero ndabashimira rero uburyo mukomeje kuba mwakwifatanya natwe mukanda kuri subscribe, kandi dushimira n'abantu bagenda bandika ibitekerezo muri comment kugira ngo dukomeze gushyigikira filime yacu bise My Heart ndetse n'ibindi bikorwa byo tugenda tubagezaho niyo nshuti Yannick. Ese muraho cyangwa se mumeze? So ahangaha niho tugiye kubasha kuba twababwira filime yanyu impamvu itabashe kuba yasohoka, filime yanyu bise My Heart musanzwe mukurikirana umunsi. Rero niyo mubashe kuba twababwira ngo reba neza niba kanze ku button subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabaha ibiganiro byiza mugenda mubona umunsi ku wundi. Mu by'ukuri koko murabona ko niyo nshuti Yannick ari we usanzwe bakora filime yanyu bise My Heart ndetse akabakorera The Spy ndetse n'izindi filime nyinshi mugenda mukurikirana kuri YouTube channel muzi nka Big Mind ndetse na Kiraman My Heart, musanzwe mubona filime yanyu bise My Heart ndetse na filime yanyu bise The Spy. Mwabonye ko uyu munsi ku isaha y'isayine yaje kuba yabageraho. So rero uyu munsi niyo mpamvu filime yanyu basohoka nuko tuba dufite amafilime menshi turi kubasha kuba twakurikirana kugira ngo dukomeze kuba twabaha amatangazo ndetse no kugira ngo tubashe kuba twabaheza filime zanyu muba mutegereje umunsi ku wundi. Ese mumeze mute cyangwa se muraho? Bitewe n'uburyo mugenda rero mukurikirana filime yacu bise My Heart, mugomba kuba mwirinda kuba mwarakarira niyo nshuti Yannick bitewe n'uburyo amatangazo y'ingenzi tuba twayabagejejeho, namwe mukaba musabwa iki ngiki tugiye kubasha kuba twababwira mwebwe musanzwe mukurikirana filime yacu bise My Heart. So rero tukaba tubahaye ikaze uyu munsi ku mwebwe musanzwe mudukurikirana. So rero niba uri mushashe kuri YouTube channel yacu bita The Brown Entertainment cyangwa se MDTV, ahangaha ngiye banyita Didier usanzwe ubakorera filime yanyu bise My Heart, akaba afitemo uruhari mu buryo bwo kuba yaba director cyangwa se umweditinzi ubashe kuba yabakora filime yanyu bise My Heart ufatanya n'abandi harimo nk'aba niyo nshuti Yannick. So rero tubahaye ikaze aka kanya tuba dufashe nako kugira ngo tubashe kuba twatanga ibitekerezo kuri YouTube channel yacu musanzwe mukurikirana. Mwese aho muri cyangwa se aho muherereye mukomeze kuba mwagubwa neza bitewe n'ibikorwa tugenda tubakorera umunsi ku wundi, mubasha no kuba mwakanda kuri subscribe ndetse no kuri like kugira ngo dukomeze kuba twatanga ibitekerezo. So rero akantu k'ingenzi twabashe kuba twabazanira muri filime yacu bise My Heart kugira ngo namwe abafana bamwe muri bo dukomeze kuba twashigikira filime yacu bise My Heart cyangwa se ngo dukomeze kuba twayizamura ukundi. Ahangaha rero niyo mpamvu rero mwebwe muduteze amatwi tugiye kubasha kuba twabaha ako kantu k'ingenzi. So rero kugira ngo kabashe kuba kababera intangarugero cyangwa se kababere ingirakamaro bitewe n'uburyo mwebwe musanzwe mukurikirana filime yacu bise My Heart umunsi ku wundi mugenda mudushigikira mu bitekerezo ndetse no kuba twazamura filime yanyu musanzwe mukunda cyangwa se filime yanyu musanzwe mukurikirana bise My Heart. So rero murabona ko filime yacu bise My Heart igeze kuri episode Kiraman episode ya 780. Ejo hazabasha kuba hasohoka cyangwa se uyu munsi ku mugoroba mu kanya haraba hagize episode ya 781.
kugira ngo dukomeze kuba twashigikira ibikorwa byacu musanzwe mukurikirana umunsi ku wundi, cyangwa se muri filime yacu bita My Heart. Ese muraho cyangwa se mumeze? Ikintu tubashe kuba rero twabasaba muri filime yacu bise My Heart kugira ngo mukomeze kuba mwakora cyangwa se mwashigikira, nuko muye kujya mutanga ibitekerezo muri filime yacu bise My Heart. Mwamara gutanga ibitekerezo, ibyo bitekerezo byanyu bikabasha kuba byakubaka uyu murongo mugari wa YouTube channel yanyu musanzwe mukurikirana everyday, kugira ngo dukomeze kuba twashigikira ibitekerezo byanyu. Hanyuma rero tukabasha no kuba twatangamo ibibazo, mwebwe mubashe kuba mudukurikirana umunsi kundi, wabashe kuba wasubiza ibyo bibazo, wabisubiza neza nkuko babashe kuba babitegura, wabasha kuba wahakura ibihembo bitewe n'uburyo witwaye neza cyangwa se wifashe neza mu kubasha kuba mwasubiza ibitekerezo byanyu, ndetse n'ibisubizo byanyu bibashe kuba byava muri filime yanyu bise My Heart, bikabasha kuba byagera kuri manager cyangwa se nyiri filime yanyu bita Niyonshuti Yannick. Ese abantu musanzwe mukunda filime yanyu bise My Heart, mujye mubigaragariza muri comment kugira ngo dukomeze kuba twayibahera umunsi ku wundi bitewe n'ibitekerezo byanyu mugenda muduha, ndetse umunsi ku wundi mwifatanya natwe mukanda no ku buto ya subscribe. Rero turabashimiye rero ubwitange bwanyu mugenda mudufatira cyangwa se mugenda mwigaragariza ahangaha kuri YouTube channel yanyu. Turabashimiye uburyo mugenda mwifatanya natwe mukanda ibuto ya subscribe, kandi mukomeza no kudushigikira mu bikorwa tugenda tubakorera kuri YouTube channel bita The Brown Entertainment, ariho tubasha kuba twabahera amatangazo. So rero thank you very much mwebwe musanzwe mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi mugenda mwifatanya natwe mukanda ku buto subscribe, mubasha no kuba mwajya kureba kuri MDTV, mugenda mukanda naho kuri subscribe bitewe n'uburyo naho ari hamwe tugenda twifashisha tubaheza amatangazo. Ese niba by'ukuri koko by'umwihariko niba YouTube channel bita The Brown Entertainment mwarayikunze, mukande subscribe cyangwa se mubyandike muri comment kugira ngo Niyonshuti Yannick akomeze kuba yayishikira cyangwa se akomeze no kuba yayizamura bitewe n'uburyo mugenda mumugaragariza urukundo. Thank you very much. Turabashimiye rero uburyo mukomeza kwifatanya natwe mureba aya matangazo, kandi munakanda subscribe. Thank you very much.